baramwishe. Baramwishe Kirezi we. Kirezi we mama. Ayo. Nubwo mubasha. Nubwo mubasha. Kirezi we. Kirezi baramwishe narabivuze sifuriye uri buze urebe Kirezi. Kirezi we uramvuye se mujyangu. Ubuze ndagirane n'abatware turi kumwe ko basize njyenyine. N'abatware turi kumwe ko basize njyenyine mana. Ahantu uko nanahazi, ahantu uko nanamenyereye wamare wabaye unabariza koko. Telefone kitari gucamo ndabigenza gute kuko ubu Jeff yagiye ko namuvuze Imana yanjye koko. Ndabona uciyemo. Allo Jeff, twaje kukureba turakubura none dusanze Kirezi yapfuye. Tukene kuvanga hakiri kare. Asema kubu nyinjire gutyo meze bi. Haraje man. Inde Ribu man. Ribu yabimenye. Jafafa ko tuvanga tukine tutagira vuru turi mu bicago. Injire. Kureze gute? Gramara boss agire vuba ibintu. Umva we nimeze bite ngo tiru zagenze gute? Tukire tuvanga hano mufite ubwenge man. Ribu yaje. Yumvira uyu muginga mubyarinze ubigirane n'ababwiye ngo kigwa gukora neza ku buryo nta muntu n'umwe urabimenye. Mukire fafa nta minota dufite yo tungana faster. So pakira nze ndebe boss rero. Uzibyabaye numvishe ku makuru bavuga ngo Kirezi yapfuye.
umurambo waciye kuri televiziyo ngo yapfuye. Oya, Kirezi yapfuye. Oya, wibimbwira. Kirezi wawe. Umwana wanje. Niwe wabonye? Niwe nabonye. Mwana nyagasani ngirane. Umwana wanje yapfuye. Umwana wawe Kirezi. Oya, urabesha. Ubuse ndabireba ariko nta na televiziyo ngira. Wawe jya kureba n'ahandi hantu wajya kubireba. Oya. Mwana we ndagira ne ko umwana wanje yapfuye. Umwana wawe Kirezi. Ntabwo mbyemera. Nasenguruka gacaka umwana wanje. None numvisha amakuru ngo yarapfuye. Ariko sifa naru. Bimeze bite ko ndebuze nyinjira? Utavuga. Ikihe kibazo? Sawa. Urubanza rwanjye rufite. Urubanza rwawe? Uriya muntu ufunze rero ni umuhungu wanjye. Umuhungu wawe? Ni umuhungu wanjye. Seri? None ikibazo ni iki? Ikibazo ubu ngubu bigeze habi rwose bari kumpiga. Kandi nkashaka ko uriya muhungu wanjye ava muri gereza. Baraguhiga bagahiga n'umuhungu wawe? Umuhungu wawe bari muri gereza. We barakubaza iki? Umuhungu wanjye rero wongeye kububwiza ukuri kuntu bimeze. Sibyo? Cyane niko negereje kumenya. Umuhungu wanjye ni umwere. Bavuga ko yeshe umuntu ko nagari wamwishe. Umuntu ngiye wamwishe n'amaboko yanjye. Barangije bafata umuhungu wanjye kuko twari turi kumwe bavuga ko ari wamwishe bamujyana muri gereza. Genda sigara kandi ngiye wamwishe. Bivuze ngo rero umuhungu wanjye ni umwere. None ndi guhiga. Hanyuma se wowe uzi ko wakoze icyaha kingana gutya gihanwa n'amategeko uragira ngo ngufashe iki? Cyaka kumfasha ndi guhigwa umuhungu wanjye ari muri gereza nshaka avamo ndaguha n'akantu. Ahubwo ibi mbwiye wabisubiramo? Ndaguha akantu. Akana gaki? Ntabwo ucika. Ako se ubundi umuntu azababwira kugeza ryari? Kuki mutumva ubu? Ngomba kugushyikiriza amategeko nubwo bimeze uko. Siko mutumva muzababwira gereze hehe? Urabikora ntubikora? Ntabwo mbikora. Tugomba gukubahiriza amategeko y'igihugu cyacu. Ahubwo uzahanwa nubwo wanyica nakomeza nkavuga. Shani ubu ikintu byansaba cyose kugira ngo mbone umwana wanjye nagikora. Uzi se iki kibazo ntabwo twabasha kukikemurira, ahubwo njyewe nzana nakujyana bakakigukemurira. Urahazi neza? Ndahazi. Ku buryo nshobora kubona umwana wanjye cyangwa akabona ubutabera? Cyane rwose. Okay. Fata umwanzi, fata umugome, fata amaradio. Cyamufashe. Baraje. Nimuze. Nicara. Nicara bakuru babonye. Nicara ngaho. Nicara. Babyeyi nagize ikibazo. Banyiciye umwana. Mwabasha kumenya umuntu wanyiciye umwana?
umwana baramwishe umwana wawe baramwishe ciraho ngaho bazana imbuto yawe dore umutindi yaje nakagabo katurutse mu gikombe murakombe ngako bakomoze n'ikindi shaka ibi byose kuba tubirimo ni kubera umwanda muba mwateje mwabugingo bikeze bose uhemberwa iki nkawe akazi si twakoze neza gusa muba mutegura n'iki gitwe we nzakimena uri kumva twakoze akazi neza ukora ibintu neza twakoze akazi neza bose mugira amahirwe kuba ari jyewe dukorana nka umunsi rimwe mwamwe umunsi igihe yaje musanga ko bose arakaimana twamukoreye akazi neza nazo tuba twagakoze akazi tuba mwakoze iki si mwakoze iki nyine noneho mu mahirwe ya nyuma none iyo mwereka akazi ko noneho reba kuba mwitwa ngo muba muri ku gipangu bakajya kwica umukobwa mwese mwibungiye abantu bakarinda aho binjira mu gipangu mwebwemo muri ahangaha muba muri muzehe ibyo bintu ntabwo bizongera ko twakoze akazi neza ubu uyu mwanda turi kwirukamo tujya kuzerera hirya no hino twirukanka ibi byose muri kubiterwa n'iki si mwebwe mwabiteje uyu mwanda ntabwo bizongera bose ubu turi kugenda twihisha nk'imbeba mu mwobo zapfuye mwana hejuru y'ubusa mwakoze ibintu by'ubufu duha amahirwe nababwiye ngo mwica umuntu napfa ntihagire ikintu na kimwe kiboneka none reba ibintu mwakoze amahirwe ya nyuma bose njye nta n'ikintu ubundi turavugana dore ngo uriya viye yaje yahigereye ikintu arababwira n'ibintu arabakorera imana ibizi njye nta n'ahantu bindeba bose dusaba dore ngo uriya yaje tuzongera ariko twakoze akazi neza wivuga ngo imbabazi ntacyo zikemura mu bintu byose tuba twakoze murabizi diru dukora kandi igikurikiyeho abantu batubonye bose batubonye ni bakeya abantu batubonye bose mbaza ngo tugomba kubakorera iki akazi karimo neza dore ngo uriya arabibwibwiye ikibazo ngewe nakubwiye ukuntu giteye umwanda wose turi kumwe ntaho ushinzwe baba bagiye bawutera kandi n'uyu muba mugendana nawe si shyashya sinakubonye kare haraguru ibi byose iyo umuntu uvuga kare biba byagenze nabi cyangwa aba yabidusobanurira kuba ntabwo ubyumva wowe ntabwo mbona turi kumeze uko viye aho cyo ndebera ngo abihebe wawe wanzaniye abo ntabwo ari abihebe ahubwo mba mbona mayindi zabo zaratakaye wajya ushaka abantu bafite bazi akazi ukareka ibintu nk'ibi ngibi reba kuba umunsi ngo mugiye kwica kireza ibintu bakoze ngo bahagaze hariya ku muryango abantu barinda aho babinjirana abana mwagiye mukora ibintu bizima bigaragara asisaba ni hamwe vipi zabo ntabwo tuba tutagize rwose ntabwo tuba tutagize rwose tubabarira rwose kandi mwebwe muba mufite ibintu ntazi ahantu mubivana ntabwo tuzongera bose rebera abantu wagira ngo twabaye inkoko ni ukurirwa ducengana na ribu noneho reka mbabwize ntabwo muzi umuntu ufite ikirego cyacu muramuzi ntabwo bizongera nyine muzi umuntu ufite ikirego cyacu ntabwo tumuzi ariko turamwikiza turamwikiza ubwo mutamuzi imana ishimwe turamwikiza ubwo mutamuzi imana ishimwe turamukuraho bose asisaba undi reka mbabaza ubundi bajyaga kwinjira bajya mwarebaga hehe mumeze nk'ihene ziri aho ngaho gusa kuri ibyo ngibyo ni ubuntu bw'ubugambugamba habe umuntu bita kirezi we ndumva mwaramwishe murabizi neza yarapfuye yararangiye we yavuye ku isi yatsinamye no ku ikarita y'isi ariko ubundi waje bava mu mikino nk'aba bashenzi koko
naku umva se ngewe wumva ikintu ushaka ko tuvugana muri mwembi. hari umudamu watubonye simumuzi. turamuzi. Hari n'umwana bari kumwe muto w'umuhungu muramuzi. Hari n'akandi gahungu nabonaga gakuru muri bo sinzi gasa nk'agakuzemo nyine mwarakabonye. Hari n'undi musista bari kumwe by'ayo makuru ndayafite neza nuko mwebwe muba murinjije. Ibaze kumvaga abantu binjiye mu ngo muri kwisha kugira ngo amasura yanyu atagaragara. ushaka ko tubica se? Mwagiraga ngaruye gufata se? abo bantu bose muri kumwe baburishe bose ndagira ngo ku ikarita dufite muri iki gihugu cya muri aka gace dufite abo bantu bugiye gucya mu gitondo mwagize ute? izo ni inshingano zacu bose. Oya mwagize ute? twababaye situze kongera guhuzwa n'umuntu bw'amafuti nk'ubu ngubu. Duhure dukora iki? Akazi. Kandi duhure tutagihigwa turi kugenda nk'abandi bantu. yego bose ahubwo niwumva ko dukoreye umuti. Ibaze nk'abari banze nk'umwana witonda muri karitsiye bari kumbona mbungabunga nabaye mayibobo ndi kwirukanka ku mihanda. Ibyo bintu murumva bikwiye? ntabwo bikwiye bose. ariko twemeye icyaha bose bibaye bwa mbere no bwa nyuma ntabwo bizasubira pe. tubabare ntabwo bizongera gusubira rwose. narenze ko wagiye burundu ariko ntakunda ariko kire humura ndabizi neza kuri bukanguke ndabizi neza niba wari umbabariye nkabona ko tuzi byibura ariko nta kundi leta yacu ariko ifite ubutabera ni ukuri nzi neza ko leta izabikurikirana nzi neza ko nitabikurikirana Imana yo mu ijuru izaguhorera pe ariko niba wari ukangutse ngewe ukambwira wasanga ufite amakuru rega ukambwira uko byagenze byibura umuntu akabona aho ahera yavuga ngo agiye kurega cyangwa se nyine akamenya n'icyo asengera n'uko asenga Imana. Ibi biramaze ni ukuri Mana no kuba numva ahumeka nubwo atakanguka ngo byibura muhe n'utuza umuntu ahumeka ubuse ntamenya ababyumva batese mwakabyara mwe ayiwe ariko umenya atera numva agatera kanumve numva kirimo ariko Imana izaguhorera byihorera ariko na leta yacu ifite ubutabera kirereka mureka ndi mu turimo ariko nari nahondogoye Kireza aramfasha Kireza uranyumva urandeba